ikuzimu habaho, ngewe ubwanje nageze muri iyo si ntwawe n'umupfumu. Bivuga ngo rero ngewe nabonye ico kiyoka c'imitwe 7 umutwe wa 8 ari umutwe w'umuntu gitanga amategeko. Hano iki navuga ko ari igihango nagiranye n'umupfumu kandi n'uyu uri hano. Yes, reka tubasuhuze cyane kandi tubifurize imigisha n'ihirwe. Dushima Imana ko tugarutse turi bazima, ibyacu nakagaruka. Ntabwo ari ngombwa ko tugenda cyane ngo duhereyo. Dushima Imana ko twongeye kugaruka turi amahoro. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Nyiramugisha Penina. Ni wa mukozi w'Imana Nyiramugisha mukunda, no mukobwa wa Kristo. Reka tumusabe tumuhakanya kugira ngo asuhuze abamukurikiye kuri Create Street TV no kuri Imigisha y'Imana TV. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje abankurikiranye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana abane namwe. Yarabambwiye narababwiye ngo ibiganiro byanje nakagaruka. Ndi wa mubyeyi Yesu yagiriye ubuntu, ndi wa mubyeyi Yesu yakuye mu magana menshi y'abanyabyaha. Yankunda kuvuga ngo akampa gakiza ku buntu nta kiguzi muhaye. Rero kubankurikiranye bankunda banshigikira, Imana ikomeze kubitaho no kubagirira neza. Hanyuma Penny, ni iminsi myinshi yarishize ariko kandi ari mu ivugabutumwa, no murimo w'Imana ukomeje gukora. Ijambo ryarambwiye ngo ni igihe cyo gukora igihe kiri ku manywa. Umaze iminsi mu ivugabutumwa, wari umaze iminsi uri i Bugande. Ese wagize yahe makuru? Ni ubuhe butumwa budasanzwe Imana iguhaye muri iyi minsi? Nta bidasanzwe, wenda hari abantu bavuga ngo duha amakuru mashasha. Ngenda cari ku ijambo ririmo kuvuga ngo urufatiro rw'Imana ruracariho kandi rwanditswe ngo Uwiteka azabe. Ndi ku ijambo ry'ihumure rivuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, ndetse nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Ndi ku ijambo ririmo kwanga mbese imfatiro ziramutse zisenwe, ndimo kubaza ngo umukiranutsi yakora iki. Ijambo ryo ryaravuze ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. N'umukiranutsi w'Imana azabeshwaho no kwizera kwe, ariko nasubira inyuma umutima w'Imana ntago uzamwishimira. Rero kuba nari maze iminsi Buganda, nta politike nari ndimo, nta mitingi nari ndimo, nari ndi mu buhamya. Nanone nkuko nsanzwe ndi umutanga buhamya, ndi umuvugabutumwa, ariko ndimo kubwira abantu ngo nibezwe ku gatono ko kanini. Ngarutse ndimo kubabwira ko naho Yesu yatinda ibyago n'urupfu bidatinze, kandi ibyago n'urupfu bitinze na Yesu ntatinze. Ariyo mpamvu uvuga ngo twezwe aho abantu batureba naho batatureba. Kubanyumvishe Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma Penny, ni igihe kirekire ariko kandi reka tubanze dushimire abantu bakoze subscribe cyangwa se s'abonner kuri Create Street TV no ku Migisha y'Imana TV. Hanyuma nagira ngo banze uvuge nimero yawe. Hari abantu bajya bambaza nimero yawe, wenda hari igihe batabayumvishe mu kiganiro cyenda kurangira, ariko nagira ngo banze ubabwire nimero yawe. Nimero nibikunda ngiye kubibabwira ko nibikunda ujye uyishira kuri ajya gita screen, ujye unayishiraho iyanje ni yawe. Hari ico biba bitwaye se kuri Create TV ni iwacu, nawe ku Migisha y'Imana TV ni iwanyu. Ariko nimero yanje nkunda gukoresha ni 078 74 96 iba no kuri WhatsApp. Iyo nimero rero unkeneye, haba kunyunganizi y'ijambo ry'Imana banatambukije, yaba ku bintu ufitiye amatsiko, ndahari ku bwanyu kugira ngo mbabwire no kuby'Imana iba yansinganiriza ku bantu runaka. Nubwo wenda muri minsi abantu basiga bavuga ngo abahanuzi ntibakigezweho, ngo byaricanze nk'ifu, ariko abantu bakorera Imana baracahari. Rero unkeneye wambona kuri iyo nimero. Yesu abaho umugisha cyane. Hanyuma Penny, hari umuntu wigeze kunyandikira mu gikari kuri Create Street TV arambwira ngo hari ubuhamya bwawe yumvise. Hari igihe abantu rimwe na rimwe bajya bakurikirana iby'isi, ukumva umuntu arimo ararira iby'isi akavuga ngo wamuhanga abe nka kanaka, ariko ntamenye ngo ese kanaka ibintu byagenze gute. Umuntu arambwira ngo yigeze gukurikirana ubuhamya bwawe, ngo arimo wumva uvuga ibintu byerekeranye n'ikuzimu. Arambwira ngo nzakuganirize kugira ngo n'umuntu wese udasobanukirwa ibyo bintu ese amenye ngo ikuzimu habaho cyangwa se ntihabaho. Baba urashakaga ngo mbivuge kugira uwo muntu se uri ready nanga uri tayari ko ashobora kuba kurikirana ibiganiro byacu. Araza kumva iki kiganiro. Iyo rero najyaga ntanga ubu buhamya, hari abantu bansuraga bakambwira bati zo ni inzozi, ntago ikuzimu habaho. Iyi si mbwira abantu ngiye nagezemo ngejejwemo n'umubi
iby'isi ariwe bita se w'ibinyoma Satani. Ngewe ntabwo rero ahandi mba mvuga ibinyoma, ahubwo ni isi nagezemo nkoreshejwe n'imbaraga, ngejejwemo n'imbaraga za gishitani. Benshi ntabwo bajya bemera ko iyo si baho. Hari abantu benshi tujya tuganira bakavuga ati n'uburyo bw'inzozi ikuzimu ntihabaho. Ngewe nkurikije uko nabibonye ikuzimu habaho. Hari umuntu wambwiye ngo ikuzimu ni ubuzima bubi, undi arambwira ngo ijuru ngo ni ubuzima bwiza. Ariko nshuti ndugu nanga se mu bumva ururimi rw'igiswahili abantu bankurikiranye, ikuzimu habaho. Ngewe ubwanje nageze muri iyo si ntwawe n'umupfumu. Umupfumu wari uturutse mu gihugu ca Tanzania. Yego nahawe nimero n'umuntu, ngewe mwarabwumvisha ubuhamya bwanje nari indangamirwa, nanga se ijambo bita indayi, uyu munsi babita indangamirwa. Nararanye n'umugabo kuri hoteli bita Urumuri, amponze amafaranga mu gitondo njya kuduka ngiye kugura umwambaro. Nari natambutseho bino bintu bita maneke byari byambaye. Maneke ubwo abantu barabyumva se, ibi bintu bimeze nk'abazungu bambika imyambaro, ni nka publicité mbese. Mpanyura rero nabonye agakora n'akantu k'agasengeri n'udukanzu tw'utumini tugezweho kuko yari imyambarire yanje. Noneho nge ninjira muri iryo duka, urabona ko maneke ibi byambaye ariko mo imbere harimo ibindi bintu ushobora gukenera, mbese birani nk'ibiranga ko iyo myambaro bayifite. Ngo ninjiremo rero, ubwo ni intangiriro y'ukuntu nageze ikuzimu. Iyo si abantu batajya bemera kwibaho. Ngo ninjire muri iryo duka, noneho ndabaza ntese aka gasengeri kagura ngahe? Arambwira ntunga agatoki nyine maneke kuko ne nabonye ari ibyambaye. Akagakora sinabwo arambwira, ariko uwo mucuruzi ndi kubaza nkabona we ntago ari kwitaho kugira ngo ambwire igiciro neza ngo duciririkane, ahubwo wanyitegereza mu maso. Ndabwira se kunyitegereza mu maso ni igiki ushaka kumbwira? Ati nge ndumva nagukoreraho ico bita ngumugisha. Ati nkaguha amahirwe. Ati ndabona uba mu buzima bugoye. Atangira kundondora. Ikintu nshaka kubabwira rero, mumenye ko abanyamwuka bo twita abahanuzi n'abandi atari bo barondora gusa, atari bo bahanura gusa, n'imbaraga z'abarangizi zirarondora, nizo abapfumu zirarondora, kandi nabo barahanura. Ariko Bibiliya yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Arambwira ngo arashaka kumpa chance nanga se amahirwe. Arambwira ati ngiye kuguha nimero uze kwihangana ndi mu buhamya, uze kumbaza nyuma reka manze mvuga aka kantu uyu wagize iki kibazo c'amatsikaze kubyumva. Kandi ntaragera ku ntego nyirizina, ndashaka kubwira umuntu wese unkurikiranye hano mu gihugu cy'u Rwanda kuba duhana imbibi mu bihugu by'u Buganda, Kongo, Kenya, diaspora, ahantu badukurikiranye mu ntara zitandukanye. Ndashaka kubabwira ngo umuntu wese anyurwe nuko abayeho, we kwifuza ibyundi ntaravuga ngenderwaho yanje, ahubwo unyurwe n'iby'Imana yaguhaye. Iyi si tujya tugira abantu bafite amamodoka, bafite amazu meza, ariko barabikuye kwa Satani, bafite kondisiyo. Umuririmbyi yaravuze ngo ubona umuntu agenda ukumva wifuje kumera nkawe, aravuga ngo ariko nyabusa muri we agahinda arako kumumara. Ngo inzu nziza yarayitaye, umubona mu nzu nziza yinjira mu gipangu n'imodoka ye, ariko ngo ku ruhande kiriko pare arara mu kazu k'akagondano. Imana y'amahoro itugire neza. Agahinda k'inkoko yaravuze ngo kajya kamenywa n'inkike yatoreyemo. We kwifuza ibyundi wewe ntaravuga iyi nzira y'umusaraba nanyuzemo, ntiwifuza ibyundi kuko utazi aho yabikuye. Dufite abantu benshi bafite amafaranga ku makonti, ariko bahawe kondisiyo. Nyurwa nuko ubayeho, kandi reka mbabwire njye nkunda kuvuga ngo Imana yacu ni Imana, twariye tutanariye ni Imana, twambaye ni Imana, twambaye n'ubusa ni Imana, twadepoje tukabona akazi tutanakabonye ni Imana. Aleluya. Ndagira ngo umuntu wese anyurwe nuko abayeho. Nuko nihuse rero arambwira ati ngiye kuguha iyi nimero ndi kugira ngo ubonereho amahirwe, ntuyihamagare uri hano, ntunaze kuyihamagara hari ahandi hantu uri. Atugira iwawe ndabibona ntiyego. Atangira kundondora tukora umwuga w'uburaya ntiyego. Mubwiza ukuri kuko nyine niwo mwuga nakoraga. Arambwira ati nugera mu rugo iyo nimero arayinyandikira, please nagasaraba nimba ari 220 ingahe muri Tanzania, aho ndi kwibuka iyo code, ariko yampaye nimero iri hagasaraba 257. Arambwira ati nugera mu rugo uhamagara iyi nimero. Ndavuga nti se ninyihamagara umuntu akanyitaba ataravuga ururimi rw'igiswahili, ati suraruzi ni ntago ari neza igiswahili nze ni cangwinurye, nyine cyari igiswahili ca Kongore, ntago nari nzi ca Zanzibar. Arambwira ati wowe nugera mu rugo umuhamagare ururima kuvugishamo,
ndaza kugerageza nguhe imbaraga zishobora gutuma muvugana. Ndamubwira se wowe uri muntu ki ushobora kumpa imbaraga zituma mvugana n'umuntu utavuga ururimi rw'ikinyarwanda? Ati se urabwirwa n'iki ko atabimenye ko umuntu bagiye kuvugana atavuga ururimi rw'igiswahili? Okay, ndagenda nurira moto, ndabyuka ari isaha ibaye ya 3 za mu gitondo. Urumva naraye muri hoteli, muri shambure kuri hoteli bita Urumuri. Iyo hoteli ni y'umupapa bitaga Safari yitabye Imana ahariya mu karere ka Musanze. Yari umuvandimwe na papa mu miryango. Arangije rero arambwira ati dore waraye muri hoteli bita Urumuri kandi ikigeretseho cya kabiri nta nubwo ubu buzima urimo buzigera bugeraho bukuvana ngo bugere naho bukugeza. Nkurikirana wowe uyu muntu aramutse atumvishe iki kiganiro akaguhamagara akakubwira ati ko nasabye kugira ngo Penny nambwire uburyo yagiye kuzimu, uyu munsi akaba atarabinsobanura, uzamubwire ngo nakurikire Kireti n'imigisha y'Imana TV kuko wowe ni wowe ubimbajije kandi Imana igirire neza bagiye kurikirana kuri iki kiganiro. Benshi bajya baza kuri YouTube channel batwika agahimba ubuhamya butigeze bubaho akabukubita arango kugira ngo baba basitari. Inshuti yanje reka nkubwire utaranigwa agaramye ajya agira ngo ijuru riri hafi kandi njya nkunda kubwira umuntu ngo umanika gati wicaye ariko umwanya wo kukamanura urahagarara. Kandi njya nkunda kubwira abantu ngo impigi y'ijuru ibifite imbaraga zo kumena izindi impigi z'abarozi. Ngewe rero uyu mugore mureba nabonanye na shitani, reka mvuga ngo nahuye na shitani imbona nkubone kuko ntwarwa ikuzimu, ntwarwa aho ngaho ikuzimu uze kuzirikana utuntu uri bumbaze ndabona ushaka kumbaza. Reka nkubaze akantu gatoya. Satani asate ni umuntu cyangwa Satani afite iyindi shusho? Utarabyibagirwa nyine reka nsobanurira abatwumva. Ngewe iyo sinyigeramo nabonye atari isi ibona nkuko iyi si tuyiriho, iyo bwije turabimenya ngo burije, ariko iyo sinagezemo nabonye ari isi yakabwibwi budaca ntibwire. Ariko mbese ni umuco n'umwijima biba bisa naho hano mfite umukameramani utemera na Toma ntiyajyaga yemera. Urumva ari marabaza ngo mbese Satani aba nyine nareke musobanurire biterwa nuko winjiye mu bwami bwe. Iyo si rero nakabwibwi budaca ntibwire, ariko haraho nageze hasa nahabonetse umuco nk'iminota igera muri 30. Nje niboneye ikiyoka ndahamya ko ico kiyoka ari cyo Satani c'imitwe 7. Umutwe wa 8 wari umutwe w'umuntu. Gishobora kuba naco wenda tutamya ko ari Satani, ariko uwo mwuka wa sekibi wa wundi wamanuye mu ijuru akorera muri ico kiyoka. Murimo kunyumva rikakorera muri ico kiyoka. Bivuga ngo rero ngewe nabonye ico kiyoka c'imitwe 7, umutwe wa 8 ari umutwe w'umuntu. Gitanga amategeko ariko aho nakirebeshaga ya maso y'umubiri kiraziritse, kigiye kibohesha ibintu bimeze nk'iminyururu ndetse bifungishijwe ibigufuri ku buryo niba ufite kinubi inimena amabuye nkuru rutare twicayeho ntago iyo kinubi yamena iyo ngufuri ifunze iyo minyururu y'ico kiyoka. Hanyuma akantu nashakaga kukubaza ndumva ubaye nkugakomozaho. Ari iyo dusomye ibyanditswe tujya twumva ijambo rivuga ngo Yesu aramanuka ajya ikuzimu akandagira Satani aramuboha aramumenagura. Nari niteguye kukubaza ngo nkubaze ngo mbese Satani ahari ko ibyanditswe bitubwira ko aboshye, ariko uituzana iryo jambo uratubwira ngo Satani araboshye. Bivuge ngo hari ibihamya nyirizina byemeza yuko wagiye. Ndahari Satani se aravuga cyangwa ijwi avuga ijwi ry'umuntu ariko ni ikiyoka. Kandi mbwira abagenzi turi kumwe muri uru rugendo batajya bemera ko izo mbaraga zikora, bakavuga ngo izo mbaraga ngo zibonekera bariminati n'abandi bantu. Reka mbabwire izo mbaraga mbabwira aho ngaho ikuzimu muri yo sinagezemo. Iyi Satani tuvuga idutwaza igitugu ariko iraziritse. Satani ajya dutwaza igitugu ariko araziritse ku banyamwuka n'abantu bemera yuko Imana ikora. Ndagira ngo nkubwire ngo yaza kuba ataziritse ukurikije ibintu byakujeho bukana byari bifite, iyo Satani aza kuba ataziritse byari kukurangira nawe ntago habacibukwa. Hari umuvuga butumwa nakunze ashobora yitwa Aniseti yaravuze ngo izimwe mu ntwaro za mbere Satani akoresha mu kugira ngo aturwanye akoresha intwaro dufite twebwe ubwacu. Bishatse kuvuga ngo nk'urugero, bishatse kuvuga ngo urugero yarashatse kuvuga kugira ngo Satani akuyobore mu busambanyi nuko abanza gukoresha amarangamutima yo kugira ngo wumve ubikeneye. Rero Satani bivuze ngo mu yandi magambo wowe umurebye umwitegereje muri icyo gihe wabonye Satani afite imbaraga cyangwa se nizo ntwaro yabakoresha. Izo mbaraga ashobora kuba atazifite zo kuzamuka we yambaye umubiri nk'uyu twambaye, ariko akaba afite abakozi bamwe akoreramo. Afite izo mbaraga
urumva ngiye nimba ntanga ubuhamya ko nari umusambanyi mu buzima bwanje nabikoranaga imbaraga nkavuga ngo mbese aka nakazi kantunze uyu ni umurimo ngomba gukorana imbaraga ico gihe ni satani ubunkoreyemo watanga amategeko ariko araziritse. Aha, hanyuma ndagira ngo udusobanurire icyo gihe wari uri kuzimu, hari abandi bantu waba warabonye basanzwe nkuko abantu bafite umubiri nk'ufite, cyangwa se kwa satani ababayo n'abadayimoni? Musengamana ngiye nabonyeyo ibintu bya sikoreti by'amagufa, ibi bikanka nyine ni ukuri nimbibabwira, kandi kubankurikiranye nubwo abantu banyita umubeshi bakanyita umuntu waje kuri YouTube ngo nshaka kuba umusitari, ngiye ntago ndi gutwika, reka mbabwire uko mwizera ko iri juru ribaho, nimba hari ababyizera mumenye ngo ni kuzimu habaho. Ngiye niboneye ibikanka bita sikorete bitagira uruhu, bitagira imitsi, bitagira inyama by'amagufa gusa. Nabibonye biteruye ikintu cyari kimeze nk'igiparato nyine, uko ujya mu kabari bakakwakira unywa Amstel bakamuha, unywa Mitsingi bakamuha, unywa Fanta bakamuha, nabonaga biterura ibintu by'amaparato biriho inyama zimbisi, ni inyama mbisi nabirebesheje amaso. Nimba koko nkuko bambugura bambwira ngo kwari ukugendaho mu buryo bw'umwuka, ariko nabonye amagufa agabura inyama mbisi ndetse n'amaraso yarari mu bikombe by'ibirahuri. Ariko nje sinigeze ndya, nta nubwo nananyoye, ariyo mpamvu mvuga ko nta bubasha byagombaga kongera, kuko ntago nigeze ngirana na bigihanga. Ndagira ngo usobanurire abaduteze amatwi, aba kuri Crete Street TV no kuri Imigisha y'Imana TV, ugenda waba waranyuze hehe kugira ngo ubone kuri kuzimu? Byatangiye gute, birangira gute? Ngewe nahamagaye uwo muntu bampaye nimero ye, ukuntu nagiye majije kumuhamagara ni nk'iyo sikorete nabonye neza. Hari umukameramani hano uri kuyitwereka umuntu akanga ari kwishisha, iyi sikorete niyo nabonye. Ngiye narahamagaye iyo nimero, arambwira ngo ico ushaka ndakizi, ukora umwuga w'uburaya ndetse uri n'igisambo, uwo mupfuma mbwira. Kandi koko naribaga mutande, ngiye nari ca gisambo gishobora gukuruza ipataramano, ndyamanye n'umugabo nta winjiranaga amafaranga iwanje ngo yasubiraneyo, cari kirazira. Uyu mwuka w'ubujura wari waramfashe, ariko narababwiye ngo uyu munsi nubwo watiye telefoni smart, murabona mfite telefoni ihenze, nubwo wayita hasi nabibonye kare wayitaye, ndakubwira ntakira telefoni yawe. Ndashima Yesu ntaravuga buryo kininjiye muri yo abantu batemera kwibaho. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, Bibiliya yaravuze ngo abayarangije guhinduka icaremwe gisha, ibya kera biba bishize. Muhamagara ambwira turi igisambo ku rwego rwo hejuru, kandi nari igisambo international. Reka nkubaze akantu gato ntaguciye mu ijambo. Hari ijambo bajya bavuga ngo ahanyereye ntihajya huma, cyangwa se ngo akabaye icwende nikajya koga. Hari amakuru waha abadukurikiranye 99% cyangwa 100% ko ushobora kuba ibyo bintu warabiretse? Ngewe narakijijwe, kuko uyu munsi ntaco nakora ngo nemeze abantu, ariko ngiye n'umutima wanje n'Imana yampamagaye ndemeranwaho nayo, ndetse n'umutima wanje ko nagize gute, ko nakijijwe. Kuko uyu munsi ngiye ntaco nakora ngo nkwemeze. Umuntu umwe yigeze yurira indogobe ayurirana n'umwana, n'umuvuga butumwa nabonye abivuga, aka kantu karantangaza, ndakagira nuko umwanya wo kugashaka ntakabona. Baravuga ahuye n'abantu ngo ariko ngo uyu muntu yewe ngo uyu muntu ngo aragoranye, ngo yuri uko wuriye ingamiya, yari umunyamurenge watangaga akatekerezo k'urugero, uyurize n'umwana ubwo nta sano ufite, arangije akuraho umwana wayigenda hejuru. Baravuga bati buretse bamwite Evangeliste William, ngo baramubwira ngo uko wurire indogobe nurangiza umwana agenza ibirenge ngava hashiraho umwana. Ndashaka gutanga urugero ko ntaco wakora ngo wemeze abantu. Wa mwana nawe ageze imbere, abandi bati mbego umwana utagisoni wicara ku ndogobe sagendesha amaguru, bose bayivo bagendesha amaguru. Ngo bagera imbere baticore akamaro k'indogobe karuguheka abantu se, nkaba mbona mwayivo mukamuri kugenza amaguru. Uyu Uriyamu rero yaravuze ngo abantu baraburabuza, ntaco wakora ngo ugire gute ngo unezeze abantu. Imana amahoro tugire neza. Rero ku kibazo warumbajije, ndahamanya n'umutima n'amako nje nakijijwe, kandi narabiretse sinzabyongera, kuko ntaco nakora ngo nemeze abantu, bikoze byantanya na Yesu. Uyu munsi nshobora kuba mfite ibyaha by'indondobiza bugingo ndwana nabyo, harimo kutanyurwa, kuko hari igihe tubona ibidakwireka, hari ibyo twari dukeneye bikwiriye, ukumva urarurumbye, nabandi munsi y'ibihumbi 40 nkumva nkeneye y'ijana, kuko mbona ari inkwiriye. Iyijana yibonetse wumva ukeneye n'inzu y'150. Bivuga ngo rero ibyo byahandwana nabyo, kamere ndwana nayo, ariko ndi wa muntu utasambana, kwa kundi
ubundi rero narabigize umwuga uyu munsi sinabikora urumva se ntahagarara nkavuga ko ntihannye nanywaga ikese y'inzoga uyu munsi sinshobora kujya mu kabare n'uzambona amazambwira ati ko wayobye ko watambikiriye turi mu isi wadufashe igihe mu ntambara ariko Pawulo yaravuze ngo dushobozwa byose na Kristo kuko ari ugira gute uduha imbaraga rero ninjiye muri yo si ikuzimu ngendeye mu cyumba ciwanje mu buriri bwawe uwo mupfumu naramuhamagaye ndabarahiye n'ukuri kuyampamagaye yaje isaha ya 5:05 n'igice zijya gushika 6:00 aza kumuyaga ico bita urutaro nimba rero urutaro kumanywa rugenda ntabyo nzi ariko njijwi ryarambwiye ndi mu muryango iwanje isaha yampaye igeze ngo reba iburasirazuba nkuko nakwerekeza n'ubundi ndabona ariho nicenerekeje ngo mparebe mpabona igicu cy'umweru n'umukara cazaga kisa n'icihuta ariko atari cyane ngiye kwitegereza mbona ico gicu cicayemo umuntu w'umugabo wambaye umupira bita Chicago kubagiye kuri Beura ico kiganiro ndumva barakibonye ariko no kuri Kereti na channel yanje bita Imigisha y'Imana TV ubwo muzabikurikirana kubafite ibyo bibazo by'amatsiko n'utabyemera hari byese azakora kugira ngo akwemeze yuko imbaraga zikuzimu zibaho uyu mupfumu yaje yambaye umupira bita Chicago wari umupira wagushushanyije inka y'amahembe twawitaga irica witwa Chicago ariko umuntu wambaraga aruga ati higama yambaye umupira bita irica inka itagira amahembe ntiyakwica ariko yafite irica uwo mupira yarawambaye n'agapataro k'ikoboyi n'ingofero ya Isilamu abasilamu mbanje kubasaba imbabazi ndabakunda muri n'inshuti zanje kuko urukundo mugira n'ibimenyetso by'uko mutunze Imana muri mwebwe ariko uyu muntu wansuye wangejeje kuzimu yaje yambaye imyenda ya Isilamu iyo ngofero n'inkweto nkunda kubona abasilamu nkazimwe Yesu yambaraga ziri mu bwoko bwa rugabire arambwira ati rero wampamagaye ariko ntago nsobanukiwe ariko nsubiye inyuma gato nkimara kumuhamagara tuvugana yantegetse kugura ikidomoro gisha kitigeze gikorerwamo ikintu na kimwe yego arambwira ati gusura coza nimba ari cavuyemo amavuta use nuyagabanyije ati ugura urwembe rusha ugura amavuta yo kwisiga nta muntu urakoraho yo mwiduka ugure n'ikibiriti ugure n'ibazi atubishire mu cyumba cy'uburiri mwumve mu nkurikirane njya nkunda kwa ntihazagira umvugira ibyo ntavuze kuko uyu munsi nimba mpari nk'umutanga buhamya reka mbabwire 204 umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo koko ingabo za Satani zirakomeye aravuga ngo tudafite umwami Yesu uzagira gute zaduhindura ariko ari mu mwuka aravuga ngo yemwe ndaje ni mukomere aravuga ngo mbese ko ndi kumwe namwe ninde wabashobora harabambwiye ngo iyo mbivuze barara badasinziriye ariko uri kumwe na Yesu ntagize ingabo zagushobora nuko arambwira tubishire mu cyumba mbishira mu cyumba iyo saha rero yinjiye aho iwanje ngiye namubonye ari umusaza umusore w'imyaka nka 38-40 yicaye ku kintu cy'umuheto yaraje agera ku muryango iwanje gutya ku buryo nasimbuka gutya nkamukoraho yambaye iyo ngofero y'Isilamu yambaye iyo pataro y'ikobo yambaye ako gapira ka Chicago ndetse n'akandi kantu kari gasa n'agatwikiye ibitugu bye gafatanye n'iyo ngofero ntago nzi ico byashakaga gusobanura ngo tugere muri uwo mwanya wo kumubwira nti se urinde yafashe cya kintu cyo kimeze nk'umuheto kuko nje siniyumvishaga ko umuntu yaza ku rutaro nta ndege yahumye duturanye n'ikibuga cyaho bita kwa Muvunyi kuri hoteli ngo numve ngiguye mu kibuga ngo mvuge ngo afashe imodoka wenda ihindiye muri karitsiye yaje kumuyaga agonda wa muheto yicayeho cyari ikintu cy'umuheto uravunika agwa imbere kuri esikariye y'igipangu nyine nabagamo ku muryango arambwira ngo bari ndamubwira ngo nzuri uko bye ntibye ariko ndabwira nti papa mie sijue Giswahili nasikia Kinyarwanda ntigiswahili nasikia kidogo urumva nyine navuze igiswahili cyangwa inurye ndaganje ntonzi igiswahili neza nzi Kinyarwanda tuzungumuze Kinyarwanda numva mbwiye Kinyarwanda aho indiruhutsa arambwira ati ningiye wahamagaye ninge twavuganye turutse mu gihugu ca Tanzania none se uje ni cyatinje ku rutaro numva ubwoba buturutse mu maguru bugeze mu mutwe ndavuga se none uje muye gahunda muri gahunda yo kuguha ubutunzi bantu barokore naboga ngo mwe kwifuza iby'abandi kuko mutaza aho babikuye unyurwe nuko bayeho yarambwiye ati mpa karibu ninjiye imbere kuko imbere ninje wari umuhaye karibu wanje
ngenda inyuma ngo tugere ku cyumba mbirinduka kumuha umuntu uti karibu nagiye kubona mbona ararabije rimwe nk'umurabyo ahinduka umusaza w'imyaka nka 80 kandi twinjiranye n'umusore w'imyaka 38 mbona n'umusaza w'imvi n'ubwanwa burimo imvi ndavuga nti ngaho rero ngiye kubera ko narinda yinjiza abagabo buri saha ngira ngo nikindi kigabo kimusunitse cy'igisaza gisunitse uwo musore bamusubije inyuma ariko mwagiye mugira gahunda umuntu turinjiranye none urukwiruka nje nguhaye karibu arambwira ati we kugira ikibazo ninje wihinduye umusaza nari umusore urumva ibintu nabonye birakomeye yego kwinjiye mu nzu rero arambwira ati ngo suka ya mazi mwibase ya mazi ninje wayivomeyeho bita muri Cabirumba abankurikiranye bari mu karere ka Musanze mu Kinigi kuri Neste ni Neste ni Geste kuri hotel ya Jeannette Kagame iryo soko bita Cabirumba riri gutya hafi n'ishamba mu Rwambere ndumva riri mu rusisiro rwa mbere rwerekeza kuri parike y'Ibirunga nimvuga urusisiro rwa mbere abantu batuye ishamba barabyumva yego aho ngaho ninje wayivomeye Zaburo iyo ugira ngo nayatumye nk'umukozi nari ndavuga nti yabonye ari kure aterura ikidomoro c'amata kuko duturanye n'ibikuye abantu bakama amata bakarambika ku muhanda imodoka zikaza gupakira bagasuka mu bicuba nanga bakayatwara mu bidomoro ubwo rero ninje wari wayivomeye nagiye kubona arambwira ati suka ayo mazi wavomye mwibase ndayasuka mbona ari amazi mugeze ati mpereza uru rutoki nunyitegereza neza ntago njya mbesha uru rutoki subona umukato uhari dore nguyu umukato sinzi nimba kamera yafata uru rutoki hano iki navuga ko ari igihango nagiranye n'umufumo kandi n'uyu uri hano oya gaso ntago gazonga yise avuga muri yamvuga abashizi bisoni batukana sinzi impamvu uyu mupfumu yakoresheje uru rutoki rero yarambwiye ati mpereza rwa rwembe ni mwihanga rwa rwembe ararutonora arankata ati fataho gutya kugira ngo amaraso atameneka nakoresheje uru rutoki rw'umusumba zose inkovu murayibona kandi nimba nawe atari ibanga nturi kuyireba se hari ubwo ndi kubesha iyo aba ari inkovu y'umusigati wankebye nanga ikindi kintu iba yaratsibye ariko dore irahari iki naco ni igihamya ati fata gutya ndahafata ati ntiyagire uturaso na duke yatumeneka ntiyego ndafata ariko mbere yuko nkata ati yamburi ndiyambura ati kuramo naye nambaye ingofero nakunda kwambara ingofero zino bitutu z'ibizuru apana nkaka nambaye murabona gafite ikizuru gito nyikurama ati kurama agapira ndakiyambura kara agapira nakundaga bitaga Gorilla Mountain International n'utu dupira bashushanya nyine tuba muri orotopeni arambwira ati kambure ngira ngashaka kugatwara kara gapira kava imbere tirambika hari ndakiyambura ati kuramo ikabutura nani nambaye ikabutura ya poshi bombe kuramo kuko ibipfumu byinshi bimenyereye kurongora abagore ngo nibwo umuturakora ndavuga niki kinyagwa se kigiye kunca ibigori ariko mu byukuri nta gahunda yo guca ibigori yarafite ni imihango ya gishitani yaragiye ndagira ngo usobanura abantu guca ibigori bisobanuye oya ndi kubivuga muri Arabwenge nanze kubivuga mu mvugo nyandagazi ubwo se abantu ntibari kubyumva hari ibyo mvuga bakanyita igishegu bakavuga ngo ndi igicamuke ntago ndi igicamuke ahubwo wewe wumva ntukore iki jambo ryakubwiye ni wowe gicamuke kurya guca ibigori bisobanuye ngo kwari nko kugusambanya yego bivuze muri Arabwenge kuko isi yararangiye kandi isi iriho abantu bamenye ubwenge n'umwana w'imyaka 7 asigazi kuja kuri WhatsApp agashaka ibintu ndetse no kuri YouTube agasacinga iyo mpamvu rero mba mbivuze muri uru rwego mu buryo bw'ikinyabupfura rega nubwo natwajwe igitugu na Satani ariko nararezwe navutse mu rugo rwa Gikristo bafite indangagaciro na kirazira rero mbivuze muri Arabwenge nuko anyambura ikabutura ne nambaye ati kuramo na suveto manyikuramo urumva ntiwakoramo ipataro utakuyemo inkweto byose nkuramo arambwira ati hagarara utandaraje utandaranyije amaguru ndahagarara nkuko abintegetse yafashe ibintu byari biri ku gakoko nabonaga kariho ibi bibazanyo mujya mubona by'abakobwa bashinze amabere njya mbibona muri aba bantu bacuruza ibishushanya hari nabonaga ko gakoko kari abakobwa bashinze amabere n'abagabo babanze imiheto bashaka nko kurasa ariko utuntu duto wapfumbatiza gutya akura imiti hagati y'utwo tuntu tw'ibishushanyo by'abakobwa bashinze amabere kandi nari nyiri umukobwa
arambwira ati uyu muti ngiye kurambika mu maguru yawe, hari igitangaza nshaka kugukorera. Bivuga ngo hari izindi mbaraga yashakaga kuma. Ya miti arayifata yirambika hasi mu maguru yanje, arambwira ati ngo curi ku rutoki, ubwo nambaye ubusa murabyumva, utonyangirize amaraso. Musengama nagize gutya nkira ku rutoki, igitonyanga cyambere cy'amaraso kiba kirahaguye, umuriro uracumba, nta mwambi w'ikibiriti nsizeho, ariko murimo kunyumva, ingabo za Satani zirakomeye. Umuriro uracumba, igitonyanga cya kabiri cyaguye, uru rutoki utarureba gutya Yesu yankijijemo kanseri, kuko yarankebye inyama, urumva yankatishije rwa rwembe, urura rw'intoki rusohokamo. Igitonyanga cya kabiri cyaguye, umuriro uraka, wari umuriro wahidaga umuntu uri hanze akawumva, kandi twebwe turi mu nzu. Arambwira ati ngo sutama hejuru y'uyu muriro. Uwo muriro ngusutama hejuru, wakijwe n'amaraso yanje. Ati vuga ngo nk'uko uyu muriro uhinda, nk'uko uyu muriro uhinda, ati vuga ngo uhindira mu magara yanje, ntuhindira mu magara yanje. Ati vuga ngo abariko abagabo bose bo kwisi bazahinda bari kunshaka. Urumva imbaraga yaranyatuyeho. Uyu munsi hari abantu bancinja ngo narinda ngo kubera ko byancanze, ariko nje ubu buranshobora kuba narabwinjiyemo atari nje, ahubwo ari izindi mbaraga banyatuyeho. Nudasenga uzasengera rero. Ndagira ngo nkubwire iwacu n'abakristo uyu munsi papa na mama barahari, ntawe iwacu wakoreye Satani nkuko namukoreye, ariko ndashima Imana yabindindiyemo uyu munsi nk'abandi gutanga ubu buhamya. Nasutamye hejuru ya wa muriro usandara ku kibuno, nk'uko watereka isafuriya ku muriro w'imigano. Imigano murayibona baturiye parike, ni inkwi zaka. Nasutamye hejuru ya wa muriro, umuriro unsandara ku kibuno kandi sinaje. Ndavuga ngo uko uyu muriro uhindira mu magara yanje, niko yarantegetse ngo mvuge. Ngabarika abagabo bazahinda bari kunshaka. Mwibuke ko yari umusaza, yari umusore wahindutse umusaza. Nuko arambwira ati ibyo nkoze urabibonye, ntati haguruka, ndahaguruka, ati uzimye. Urumva warakaga, ariko nakubisemo gutya ikiganza uhita uzima. Ati yora umuyonga w'uwo muriro. Urumva uwo muyonga uriho igitonyanga cy'amaraso, uriho n'imiti yakuye muri ibyo bintu biri kuri ako gakoko, ni imiterekero mbese. Hanyuma reka tukubaze gatoya, ibyo byose yabikoze muri mu cyumba cy'iwawe? Mu cyumba cy'uburiri wanje, ari njewe turi babiri. Yego, ariko ubwo niyo yanzira yo kugikuzimu, mwihangane ndabivugaho gato, wenda Yesu nanshoboza nzagaruka mbaho igice cya kabiri. Kuri Bewura nabivuzeho gake, ariko ndashaka kubivuga neza. Uyu munsi niwampamagara ngo ngwino usobanure iby'uburozi bwawe, nabivuga kubera ko mbizi, ariko sinkiroga.